Hari ikintu abantu benshi bakunda kwibeshaho, bakeka ko amafaranga ari amahirwe gusa, ko ari icyago cyangwa impano iboneka ku muntu kubw'amahirwe. Ariko ukuri ni uko amafaranga akorana n'umuntu ufite imyitwarire runaka, ufite imyumvire runaka, ufite disipurine, ufite icyerekezo kandi ufite ubushobozi bwo kuyakoresha mu buryo bufite umurongo ndetse n'umutwe. Ariko nanone hari abantu amafaranga amera nk'aho abanga. Umuntu akabona amafaranga menshi ariko ku munsi ukurikiyeho ugasanga yose yayamaze, ukamubaza aho yose yayashize akahayoberwa. Umuntu akabona amahirwe ariko akayapfusha ubusa, akayatakaza mu bintu bidatanga umusaruro. Hari n'ubwo umuntu akora amanywa nijoro ariko icyo akora cyose kigahera mu nzira nk'aho hari ikimwirukankaho. Ugomba kwicara ukibaza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, kuki abandi bateye imbere kandi twaratangiranye? Ikibazo cya kabiri, kuki amafaranga mbona ahora ncika? Ikibazo cya gatatu, kuki ntajya mbasha kwikura mu bibazo by'amafaranga n'iyo nayabonye ari menshi? Noneho uyu munsi uri hafi yo kubona igisubizo. Ibi bintu tugiye kuvuga ni ibintu 7 bikomeye cyane abantu benshi batamenya, bituma amafaranga abagendera kure cyangwa se akabahunga. Mu gihe umenya ibi bintu ukabyumva ukabikosora, ushobora guhindura umubano wawe n'amafaranga mu mezi makeya gusa. Nkagusaba gukanda subscribe ndetse na like, ukanasangiza iyi video ku bandi bantu nabo bakabyumva bakabimenya. Tega amatwi iyi video kuva itangiye kugera ku musozo wayo. Ikintu cya 6 n'icya 7 ni ingenzi kubyumva. Nimwicare neza, mutegure umutima wo kwakira ubu bumenyi bushya, noneho dutangire uru rugendo. Ibintu 7 amafaranga yanga mu buzima. Ikintu cya mbere, amafaranga yanga umuntu utagira icyerekezo cyangwa se vision. Amafaranga ahora yerekeza ku muntu uzahagana. Niyo yaba afite umutungo muke ariko afite icyerekezo gituma akoresha amafaranga neza, akagera ku ntego ye ndetse n'ibyifuzo afite. Kuko icyerekezo cyawe, kugira icyerekezo ese bivuze iki? Ikintu cya mbere bivuze kumva aho ushaka kugera mu gihe cy'imyaka 3, cy'imyaka 5 cyangwa se mu myaka 10. Ikintu cya kabiri, kumva impamvu ituma ukoresha amafaranga yawe ufite. Ikintu cya gatatu, kumva icyo ushaka kubaka mu buzima bwawe. Urugero, umuntu ufite icyerekezo cyo kubaka business niyo yatangira ari ntoya, ibyo akeneye byose akabyubakira ku ntego afite. Icyo akora cyose kimubana cyiza, ariko iyo agikoze afite purpose cyangwa se intego. Ariko umuntu udafite icyerekezo, amafaranga mubana nk'umugezi utaza ahugana. Impamvu amazi yijugunya mu cyondo ni uko nta soko yerekezamo. Ni nako amafaranga abura icyerekezo cy'umuntu ajyaho. Impamvu ya kabiri, amafaranga yanga umuntu ukora aho izuba rirasiye ariko atazi aho izuba rirengera. Ibi bivuze ko gukora cyane ntabwo bihagije, ahubwo gukora neza nibyo bikurura amafaranga. Umuntu udafite uburyo bwo kugenzura uko yinjiza n'uko ayasohora ahorana ikibazo kimwe, agahora yibaza ati sinzi aho amafaranga yanjye ajya. Ibyo bikamutera ibibazo bimwe na bimwe. Ikibazo cya mbere bimutera kwibera mu madeni gusa, ugasanga ahora aguza amafaranga menshi. Ikibazo cya kabiri, gukoresha amafaranga menshi mu bintu bidafite umumaro. Ikibazo cya gatatu bimutera kudashobora kugira saving cyangwa se ubwizigame. Ikibazo cya 4 bimutera gukora imyaka myinshi nta musaruro. Urugero, umunyabusiness ufite iduka ashobora gukora imyaka 2 yose ariko ntamenye ko ukwezi kwa 7 yacuruje make, cyangwa kubera ko abantu bari baragiye mu biruhuko agakomeza kugira ibintu byari birimo gusa. Aya makosa yose atuma amafaranga akwanga. Ikintu cyane cya 3 amafaranga yanga mu buzima. Amafaranga yanga umuntu udafite discipline cyangwa se udafite imyitwarire. Imyitwarire y'umuntu cyangwa se discipline ni umusingi w'ubukire bw'ukuri. Amafaranga ashobora kuza ariko kuyagumana bisaba discipline cyangwa se imyitwarire umuntu afite. Mu buzima kugira discipline hari icyo bivuze. Ikintu cya mbere bivuze gukora icy'ingenzi mbere y'ibyishimo. Ikintu cya kabiri, kumenya kwifata. Ikintu cya gatatu, kumenya kuvuga oya ku bintu bitagira umumaro cyangwa se bitari ngombwa. Ikintu cya 4,
kumenya kubahiriza gahunda wateguye yo gukora. Urugero, hari umuntu waba uhaye ibihumbi 100 mu gitondo, ariko mu masaha 5 yose wayamubaza ugasanga yose yayamaze mu bintu by'ubusabusa bidafite icyo byamufasha. Ibi bituma amafaranga amuhunga kuko nta mutekano ayabonaho ndetse nta n'agaciro ayaha mu gihe ayafite. Ikintu cya 4, amafaranga yanga umuntu ufite inshuti zimusohoreza mu gihombo gusa. Amafaranga azana inshuti, ariko n'inshuti mbi zishobora kugutwara amafaranga menshi kurusha uko ubitekereza. Kugira inshuti mbi, hariho inshuti zikujana mu byago ndetse hariho n'abaguca intege. Hari abatakwifuriza ibyiza, abagusaba buri munsi amafaranga yo gukoresha, abagutera gukora ibidatanga umusaruro, ndetse hari n'abagushyira mu marushanwa yo kwiyerekana. Urugero, muri weekend 3 gusa inshuti zawe zagutwaye amafaranga wateganyaga kwizigamira mu kwezi kose, bakakubwira ko ari ibyishimo, ariko ni ibyishimo bidasanzwe, nta terambere bifite. Amafaranga ntakunda iyo mibanire. Ikintu cya 5, amafaranga yanga. Amafaranga yanga abantu batinya gushora cyangwa se impamvu runaka zifite icyerekezo. Nta muntu wigaze utera imbere adafite risk cyangwa udafite ishingiro ryo gukoresha amafaranga ye. Gutinya ibyo utagaragaza ni kimwe mu bintu bikurwanya kandi bikagusubiza inyuma mu mafaranga mu buzima bwa muntu. Hari ibintu kubura icyerekezo cyangwa se gutinya gushora bishobora kugutera. Ikintu cya mbere, gutinya gutangira business. Ikintu cya 2, gutinya gusaba amahirwe mu kazi. Ikintu cya 3, gutinya gushora mu bumenyi bushya. Ikintu cya 4, gutinya kuvugana n'abantu bakuruta. Urugero, hari abantu babona amahirwe yo gukora ibintu bikomeye ariko bagatinya gutangira. Amafaranga ntabwo agira icyerekezo cyangwa se icyizere umuntu udafite icyemezo. Ikintu cya 6, amafaranga yanga. Amafaranga yanga abantu batinya, badakura, batifuza gutera imbere. Isi igeze ahantu utazi kwizigama, utazi gukoresha ubumenyi bw'igihe, tugeze batabasha guhindura bagasigara inyuma. Amafaranga ahora yerekeza ku muntu wiyubaka, abantu biga buri munsi. Urugero, hari abantu batangiye kumenya gukoresha internet, kumenyekana kuri social media, gukoresha marketing online cyangwa se gucururiza ku ikoranabuhanga, kwiga AI cyangwa se artificial intelligence, gukora arts, gukora ubugeni cyangwa se graphic design. Undi muntu aguma mu byo yakoze mu myaka 7 ishize, nta kintu gishyashya ahindura. Ibi bituma amafaranga amuhunga cyangwa se akamugendera kure. Ikintu cya 7 aricyo nacyo cya nyuma, amafaranga yanga mu buzima. Amafaranga yanga umuntu wubakira ubuzima bwe ku byishimo by'akanya gato. Amafaranga akunda umuntu wubaka ejo hazaza, akanga umuntu uhorana ibyishimo bidafite umumaro. Umuntu ukoresha amafaranga nabi hari ibintu bimutera. Ibi bintu reka tubirebe. Umuntu ukunda gukoresha amafaranga nabi mu buzima hari ibintu akunda gukora mu buzima bwe. Ikintu cya mbere akunda gukora ibirori bya buri kanya. Ikintu cya 2, gukunda kwambara ibintu bimusumba kandi bishumba ubushobozi bwe. Ikintu cya 3, gukoresha amafaranga yizigamiye aho kuyakoresha mu gihe kizaza, ugasanga ari kuyapfusha ubusa akayatakaza kandi akiyibagiza ko ejo he hazaza ikintu azageraho cyangwa se aziteza imbere. Ikindi kintu cya 4 akunda gukora, kwiyemeza ibintu gusa kuko abandi babikoze akumva nawe yabikora. Urugero, gufata umushahara mu masaha 72 akawumara n'inshuti ze mu mirire no mu minywere, hanyuma akamara ibyumweru ari kwicuza ibintu yakoze. Amafaranga ntabwo akunda imibanire cyangwa se ubuzima nk'ubwo. Ukuri ku mafaranga ni uku: amafaranga ni ingaruka, si intangiriro, cyangwa se si ibintu bipfa kuza kubw'impanuka. Ni ingaruka y'imyumvire myiza cyangwa se discipline nziza, icyerekezo gisobanutse n'ukuntu uyabonamo n'abantu cyangwa se ukayabanamo n'abantu mu gihe mubanyemo. Iyo usohoye imyitwarire
ugasanga ufite imyitwarire mibi, amafaranga nayo araguhinduka, agasanga ntabwo uyabona mu gihe gikwiriye. Imigendekere yayo mu buzima bwawe ugasanga amafaranga ari kuguhunga. Ntibitangira ku mushahara mwinshi cyangwa se umushahara munini, bitangira ku myitwarire myiza ufite. Nkakwibutsa nimba utakanze subscribe, nkagusaba kuyikanda kugira ngo ukomeze kudushigikira, ukore na like kuri iyi video. Ikiba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo, andikaho muri comment kugira ngo dukomeze kugusobanurira neza ibijyanye n'amafaranga. Ntugatinye gusohora ibyo ubona bidakora neza, ntugatinye gutangira bundi bushya, ntugatinye guhindura inshuti, ndetse yewe ntugatinye kwiga ibintu bishashya, ntugatinye gufata risiki ifite icyerekezo cyiza. Amafaranga akunda abantu bamenya aho bagana kandi bamenya icyo bashaka. Agakunda abantu bihangana, abiyubaka, abiga, abashaka gukura no gutera imbere mu buryo bw'amafaranga mu bukungu. Nta mugisha uruta ubumenyi butuma ubuzima buhinduka. Niba yagufashije iyi video cyangwa se ugasanga iyi video iri kugufasha cyane, yisangiza abandi bantu bagenzi bawe kugira ngo nabo basobanukirwe ibijyanye n'amafaranga. Ibisigaye ni weho kugira intego yo gukora. Mukomeze kuba inshuti nziza z'amafaranga kandi muyakoreshe mu bintu bizabateza imbere ejo hazaza, kugira ngo mukomeze kwiyubaka ndetse no kwizigamira kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze gutera imbere. Turabashimiye.